Gutabarwa n'amababa ntutembanwe n'uruzi. Aha nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none amadini menshi arimo arigishwa inyigisho, abantu benshi barimo barashaka Imana ariko bakajya kwishakira mu madini, kandi abantu barimo barakora ibishoboka byose amadini yabo basaba kuzuza kugira ngo bumve ko imitima yabo yanyurwa. Abantu benshi barimo baratora igihe bakajya kwinginga ba pasiteri na ba padiri na ba bishopu ngo babahe umwanya w'umwihariko kugira ngo bumve imitima yabo yatuza. Ariko najya mbabwire ngo muri icyo gikorwa cy'uko abantu barimo kujya mu madini gushakiramo agakiza, abantu barimo gushaka ko amadini akemura iby'Imana yagombaga gukemurira abantu, Satani nawe azinjira. Kandi nagira mbabwire ngo aya madini yakagombye, uko tubibona, yakagombye kuba inzira abantu bacamo baca mu irembo nyakuri ari ryo Yesu Kristo. Ariko nagira mbabwire ikibazo gihari, hari abantu benshi bazaba inshuti z'amadini ariko Yesu ababwire ngo reka mberurire, sinigeze ngira gute, sinigeze mbamenya. Umugabo umwe w'umugiriki yari ari kumwe n'umusore. Uyu musore yashakaga kumenya ubwenge, yari umusore w'umunyabwenge, ariko aravuga ati ngewe ndashaka kumenya ikintu cyitwa ukuri. Aragenda ajyana n'uwo musaza wari umuhanga cyane. Umusore abaza umusaza ati nyakubahwa munyabwenge, mbabarira umbwire nabona ukuri nte, wandangira aho ukuri kuri? Uyu musore yifuzaga kuba umuntu ukomeye. Yaragiye rero ajya mu bagiriki, bagira abantu b'abanyabwenge bagiye bahimba ibisigo, abantu bubatse izina. Aragenda aramwegera ati mbwira ni gute nabona ukuri, ni gute nakumenya? Nuko umusaza arahaguruka atangira kugendana na wa musore, aramukurikira. Bagenda mu duhanda tw'umujyi bagana ku cyambu cy'inyanja. Umusaza agenda amuganiriza ibintu bisanzwe, amujyana ku mazi. Noneho igihe amazi yari amaze kubagera mu rukenyerero bayagezemo, umusaza abwira wa musore gushyira intoki ku mutwe. Umusore ashyira intoki ze ku mutwe. Umusaza atangira kuzika wa musore mu mazi. Inshuro eshatu umusore yazamukaga ashaka umwuka. Inshuro eshatu nanone umusaza yatebeje umutwe w'uwo musore mu mazi. Ariko ku nshuro ya gatatu umusore atera hejuru ati icyo nashakaga ni ukubona ukuri. Umusaza yafashe umusore aramuvika. Umusore yazaza azamura umwuka, yamira akayaga, umusaza akongera akamusubizamo. Umusore arangije umujinya uramwica cyane. Arangije avamo abwira umusaza ati ngewe naje nkubwira ko nshaka ukuri, none urimo uramvika mu mazi, bimeze gute? Umusaza arangije aramubwira ati rero igihe ushaka ukuri cyane nk'uko washakaga uyu mwuka wo guhumeka uzakubona. Uko wumvaga umwuka wenda guhera, nakuzamura mu mazi ukamira umwuka wo hejuru, niko nizo mbaraga usabwa gukoresha kugira ngo uzamenye iki, uzamenye ukuri. Rero icyo nagira mbabwire, abantu baricaye nyamara kugira ngo umuntu amenye ukuri. Yesu yaravuze ngo namwe muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute, kuzaba batura. Niba rero tudashaka kubatwa n'amadini, niba tudashaka kubatwa n'inyigisho z'ibinyoma, turasabwa gushaka ukuri dukoresheje imbaraga zacu zose. Gushaka ukuri rero ni ukuhe? Yesu muri Yohana mu gice cya 6, Yohana igice cya 6, abasomyi ba Bibiliya mugende murebe Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane. Nifuza ko uyu mugoroba nge namwe dusangira kugira ngo agire aho dukura naho atujyana. Yesaya 6 umurongo wa 63. Yesu arangije nanone mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? 63. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo ki, niyo bugingo. Bivuze ngo niba ushaka ukuri biragusaba gukoresha imbaraga zawe zose, gutamba amasaha yawe amwe ugakurikirana ijambo ry'Imana. Nimugoroba nabivuze, ukagura ibitabo, warangiza ukagira igihe cyo gusenga kidahinduka, udakomora ku wundi muntu, udakopera ku mugabo wawe cyangwa ku bana bawe, ukagira igihe cyawe n'Imana. Muri ubwo buryo byanga byakunda ukavuga uti mwami Uwiteka, mu gitondo nzaza nzinduka, ninjoro nzaza nicara nshaka ukuri. Bibiliya muri Zaburi harimo isomo rivuga ngo Uwiteka nagushakishije umutima wanjye wose, uzandinde ko nagira gute, ko nayoba. Abantu bameze nk'abo ngabo rero bahora bashaka yuko kwizera kwabo, ibitekerezo byabo, ahazaza habo, akazi kabo n'imibereho yabo yose yubaka ku kuri, ntibashobora kuzayoba.
rero ibi biranjyana mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa mbere, kugira ngo tubanze twibaze uko Satani yatangiye umurimo. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Inzoka irangije ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti? Iri jambo Satani yavugiye muri Edeni aganira n'inzoka, Satani yihanze mu nzoka aganira na Eva, iri jambo Satani azarisubiramo ashaka gushuka umugore nyakuri ari we torero ry'Imana. Satani azafata igihe yegera itorero ajya abwira bamwe mu baririmo ngo, ni koko, ni ukuri koko Imana yaravuze iti? Ni ukuri koko ibitabo by'umwuka w'abahanuzi buriya birimo umwuka w'Imana? Ni ukuri koko buriya isabato ni wo munsi w'Imana koko? Ni ukuri koko kwirinda bifitanye isano n'agakiza? Satani azakoresha iri jambo, ni ukuri koko. Iri jambo Satani yarizanye kugira ngo abanze amenye pozisiyo y'ibyo Eva afite mu mutwe, amenye uko amutegurira ibishuko. Satani agiye kuzaza ajya twegera atubaza atari ko ni ukuri koko Imana yaravuze iti? Iki kintu cyacanganyukishije Eva, ndetse arangije aha niho ubuyobe bwa Eva bwavuye. Kandi nagira mbabwire ngo mu madini menshi Satani yamaze kuganira n'abarababaza atari ko ni ukuri koko Imana yaravuze. None ubu amadini menshi ibyari ukuri byamaze kuvaho, ibyari ikinyoma ubu ngubu nibyo byabaye ukuri. Yesaya 59 umurongo wa 14, Imana iratubwira akamaro k'ukuri. Nababwiye ngo muri uyu mugoroba ukoresha ibishoboka byose ushaka ukuri kw'Imana. Ndetse Bibiliya mu migani hari isomo rikomeye cyane mu migani igice cya 23 umurongo wa 23 rivuga ngo, gura ukuri ntuguranure. Niba ugomba gutanga amafaranga yawe, niba ugomba gutanga igihe cyawe, ugatanga umwanya wawe, ugatanga impano zawe, ibyo bintu byose byakagombye gukoreshwa umuntu ashaka iki? Ashaka ukuri. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Ibintu bitatu bishobora kuzakurinda imitego ya Satani yo mu minsi y'imperuka. Icyambere, nuba warakoresheje imbaraga zawe zose ushaka ukuri, icyambere warangiza kwa kuri kukakongera ubwenge, bwa bwenge bwawe bukagufasha mu kwiga ibyanditswe, uzaba umuhanga. Uzaba umuhanga, nta kintu kizagutwara. Waba uri umumama utarakandagiye mu ishuri, uzaba ubasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Waba uri umugabo utarize za kaminuza, uzaba ubasha kugira abantu inama bave mu buyobe. Icyambere rero Yesaya 59 umurongo wa 14 haranditse ngo, imanza zitabera zisubizwa inyuma, gukiranuka kugahagarara kure. Mbega uburyo abantu barimo kuririmba indirimbo zo gukiranuka mu madini, abantu barimo barabwiriza ibibwirizwa byo gukiranuka, abandi barimo baratanga intambwe umuntu agomba gutera zigaragaza umukiranutsi, ariko Bibiliya iratubwira ngo gukiranuka kurimo kurahagarara kure. Kubera iki? Kuko ukuri kwaguye mu nzira. Ukuri kwaguye mu nzira kubura umuntu ugutoragura. Umuntu arimo araganira n'umukobwa, barangiza bakemezanya kubana. Umuntu akagira ngo ni umukobwa n'umuhungu, naho uwo mukobwa yabyaye abana abasiga iwabo mu cyaro. Umusore nawe akaba afite abagore nka babiri, kandi abarabacitse yabasize mu cyaro, aje i Kigali yigishiza umusore, bagapanga ubukwe. Noneho barangiza ubukwe bukaba buri wese yarahishe undi. Igihe rero cyagera ugasanga umwe mu gihe atangiye kuvumbura amabanga y'undi, undi aramubwira atari kubwo uba witera hejuru njye nyobewe ko ufite abana babiri mu cyaro. Ubu abantu benshi, umuntu umwe iyo amennye ibanga ry'ibyo yavumbuye ku wundi hagati y'umugabo n'umugore, umugore nawe aba afite ibintu yakuvumbuyeho, yakwizeho. Kubw'ibyo rero kuri uyu munsi wa none ingo zirimo zirubakirwa hejuru y'ikinyoma, amadini arubakirwa hejuru y'ikinyoma, ibintu byose ikinyoma cyamaze kuba moteri ituma ibintu byose bigenda neza. Ku kazi umuntu w'umunyamanyanga cyane usanga aribo batinda mu kazi, ahubwo abanyakuri bagira gute? Barirukanwa. Ubu muri iki gihe ikintu kigezweho, raporo yose, raporo iri mu kuri niryoha. Kubitamo ikinyoma raporo barakubwira bati bakuzamuye mu ntera, wari umuyobozi w'akagari ubaye umurenge. Kubera iki? Ikinyoma. Umubwiriza ufite ikinyoma mu byigisho bye usanga acicikana ahantu hose, afite randevu nyinshi. Amadini afite ikinyoma, afite abayoboke kugeza ubwo n'abataravuka baba bazaba abayoboke muri ayo madini.
ukuri kwaguye mu nzira, mu nzego zose, muri politiki. Amakuru batwereka ku mateleviziyo y'isi n'amakuru aba ari mu binyamakuru atandukanye nyirizina n'amakuru ari kuri tere. Ukuri kwaguye mu nzira. Mu banyamadini ukuri kwaguye mu nzira kubera yuko bakwereka ibintu mu by'ukuri. Reka mbaho urugero. N'abagatulika bangahe bazi yuko buri kiliziya y'abagatulika igomba kuba ku ruhimbi rwayo yubakiye ku magufa y'umutagatifu? Ni bangahe babizi? Bangahe babizi? Bazi yuko mu kiliziya imbere mbene hano, kiliziya yitirirwa umuntu w'umutagatifu, kandi bagafata kimwe mu bisigazwa by'ubuzima bwe, amagufa ye, bakayazana bakayataba ku ruhimbi. Ariko nta bantu babizi. Ibyo ni ibintu bihishwa abantu. Abanyamadini bazi ijambo ry'Imana, bazi igihe aho kigeze, ariko barimo barajijisha, ntibashaka kwerurira abayoboke babo aho igihe kigize gute, aho igihe kigeze. Ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Iki kibazo rero, gutungana, nta bantu bashobora gutungana, nta dini rishobora gutunganya umuntu, kubera yuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi ukuri niko kubatura abantu. Kubw'ibyo rero, iyo ukuri kudahari, abantu baba bakiri abaretwa b'ibyaha. Gutungana ntikubasha kwinjira. Ni ukuri koko, ukuri kurabuze. Mu rubanza umunyakuri ataharira, umunyakinyoma agahita avuga ati rega, aho kuzana i Kigali ubwenge bwinshi wahazana amafaranga. Ikinyoma kimaze kuba ikintu gikomeye. Buriya muzumva muri zawoni ngo bari mu nama, ikinyoma nicyo kiba kirimo gukora. Aha rero hari ikindi kintu kuri iki gihe gifite ikibazo. Umuntu muri iki gihe uretse ibibi aba ahindutse umunyage. Ariko reka nshimire Imana yuko hari abantu Imana irimo guha kwihana nyakuri. Hari abantu barimo kureka ibibi, nubwo isi yabafata nk'abanyage, ariko ijuru ribafata nk'abaneshi. Rero icyo nagira mbabwire ngiki, Bibiliya iravuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Iki ni igihe abagifite umwanya wo gushaka ukuri bafite amahirwe yo kubona Imana mu ijambo ryayo. Kandi mu Befeso 4:5 Pawulo yaratubwiye ati mwitonde cyane, muzirinde kuvangirwa mu bihe bisoza amateka y'isi. Kubera iki? Hariho umwami umwe. Dukwiye kugira umwami umwe. Ariko uyu munsi wa none amafaranga yabaye umwami, amoko yabaye umwami. Ubu hari abantu bari aha ngaha, amoko yabereye umwami ku buryo amoko aberekeza aho ashaka. Hariho umwami umwe, nta wundi mwami mugomba kugira. Hariho umwami umwe, hariho kwizera. Iri jambo rirambabaza cyane, kuko buri muntu wese uri mu idini runaka, buri wese aba yumva ko iryo dini rifite kwizera. None yo muganira ahita akubwira ati icy'ingenzi gumana kwizera kwawe nanjye ngumane ukwanjye. Ubwo bibaye kwizera kungahe? Kubiri. Bibiliya ivuga yuko nubwo hano hasi abanyamadini baducanganyukisha, mujye mumenya nimuzi imbere y'Imana, nubwo mwaba mufite amadini 50 murimo, nimugera imbere y'Imana mujye mumenya ko mufitanye Imana na ikibazo n'Imana, kuko imbere y'Imana irashaka ko mugira kwizera kumwe. Kandi Bibiliya igakomeza ngo hariho n'umubatizo umwe. Ibi rero bigendere gute? Iyo umuntu afite umwami umwe, uwo mwami nyine amuha kwizera. Kubera iki? Ibyahishuwe igice cya 10, ibyahishuwe igice cya 19, igice cya 19 cya 19 umurongo wa 10 n'igice cya 12. Abasomyi ba Bibiliya munyaruke mu gice cya 12 umurongo wa 17. Icyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana, kandi bafite guhamya kwande, guhamya kwa Yesu. Iyo rero ufite guhamya kwa Yesu aguha kwizera nyakuri. Kwa kwizera nyakuri niko kuguha kubatizwa nyakuri. Kubatizwa nyakuri rero nukuhe? Yesu ati umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kuba iki? Kwinjira mu bwami bw'Imana. Hari abantu benshi bajya batekereza ko babyawe n'amazi bikarangira, ariko badivanitse umunsi wa 7 turasabwa gukora urugendo rwo kubyarwa n'umwuka, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana bonyine. Ariko nanone ibi ntibivuga
bivuze ko uwabatijwe ku gahanga, umuntu wabatirijwe mu nyigisho z'ibinyoma, uri mu idini ridakomeza amategeko y'Imana, nubwo bakuvika muri Yorodani amazi menshi, ayo mazi menshi ntiyahindura ihame ry'uko wiga mu nyigisho z'ibinyoma. Rero iki kintu kirakomeye cyane. Mu Byeshuwe 12 tuhabwirwa iby'umugore. Uyu mugore muri uyu mugoroba nagira mbabwira amagambo akomeye. Mwibuke ko turimo kwigana icyigisho kivuga ngo gutabarwa n'amababa, ntutembanwe n'iki? Ntutembanwe n'uruzi. Byeshuwe 12 ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 kandi yari atwite. Itorero risabwa guhora ritwite kuko rifite umugabo umwe. Haleluya. Rifite umwami umwe, risabwa guhora ritwite kandi ryabyara ntiribyare indahekana. Ntabwo dusabwa kuzaza tubatiza abantu binjiye mu itorero batihanye by'ukuri. Twaba turimo gukora ibyo Constantino yakoze. Umugeni nyakuri wa Kristo agomba guhora atwite. Tugomba guhora dufite abantu biteguye kwinjira mu nzu y'Imana. Ariko ni iki mukora kugira ngo murarike abantu bataramenya Imana nabo baze bayimenye? Nuko uyu mugore atakishwa no kuramukwa. Uyu mugore yagombaga kudahunga ibibazo, yagombaga kumva ububabare bw'ibise, kuko ntabwo afite tekinoloji yo guhunga imibabaro. Kuri iki gihe abadamu ntibagishaka kujya ku bise, asigaye agenda akabwira dogiteri ati dogiteri bikemure ndizanye sinifuza ibise. Amadini menshi ntashaka ibise. Burya ubutumwa bwiza buragorana, kwakira ukuri, kwihana biravuna cyane, bivuna umutima bikavuna n'umubiri, ariko bikaruhura umutima. Amadini rero ntashaka kwihana, arashaka kubyara atagiye kuki? Ku bise. Ntushobora kubyara agakiza utaciye ku bise. Ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso. Mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisigo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru. 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru ni umubare wa 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru Satani yamanukanye nabo, bazize kugendera mu kigare. Ibi birongeye biragarutse yuko mu itorero ry'Imana hagomba kuba harimo abantu batagendera mu kigare cy'umuntu. Uzi kuririmba cyane ngo korari mwugame munsi, uzi kubwiriza ngo urusengero rwose rumwugame munsi, w'umunyamafaranga ngo usanga ubuyobozi bw'itorero bwamwugamye munsi. Satani Imana yaramuhanuye mu gihe arimo kumanuka, umurizo we ukurura, ububi bwe bukurura 1/3. Reka nyikintu mbabwira, abantu benshi mwabonye bagiye muri tumumenye, abenshi bakuruwe n'umurizo w'abagaguye. Hari abantu bagenda ariko ugasanga afite etse. Umumama yaba atakirepeta muri korari, ugasanga hari abandi bamama batakibonekamo. Umuntu runaka yaba atakiboneka ku rusengero, ugasanga abantu barahacitse. 1/3 cy'abagendera mu kigare bagomba kugwa. Niba mushaka kuba abantu b'Imana, mwirinde kugendera mu kigare, hatazagira umuntu uhananuka akagukuruza umurizo we ugasanga nawe ujyanye nawe. Iri ni itorero ugomba kuba ufite ibyiringiro by'Imana yawe ku giti cyawe. Kandi icyo kiyoka gihagarara imbere ya wa mugore waramukwaga kugira ngo namara kubyara igihere ko kirya umwana we kimutsotsobe. Satani igihe icyo ari cyo cyose yakunze guhagarara imbere y'itorero ry'Imana kuva muri Edeni. Reka mbaho impamvu ikintu gikomeye. Muri Edeni Imana nyuma yuko bakurwa muri Edeni, Adamu na Eva babyaye umwana wa mbere witwa Kayini. Satani aramucekinga ngo arebe ko atari Yesu uvutse. Satani asanga ni Kayini uvutse. Ariko Abeli amaze kuvuka, Satani yitegereje imico ya Abeli n'uburyo abana n'Imana n'uburyo atamba. Satani aravuga ati uyu munyagwa ko mbona ari muri rya sezerano. Bitewe n'iki? Mu itorero ry'Imana rishushanywa n'umugore, mu gihe icyo ari cyo cyose hagiye havuka umuntu twakwita umuhungu uzatuma ubwo bwoko bubona agakiza, Satani yabaga ari aho ngaho ngo muri gate. Ibyo byaranabaye no kuri Kristo, ariko Imana itabara umwana wayo. Ikindi kintu gikomeye, uyu mugore yabyaye umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uyu ni Kristo. Umwana warasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, aho afite ahantu yiteguriwe n'Imana. We yateguye cyangwa Imana yateguye?
imana yateguye kugira ngo bamugaburireyo. Bande bamugaburira? Afite umugabo witwa Kristo, agomba kugaburirwa n'Imana. Mu myaka 1260 igihe Satani yari arimo guha ubupapa inyigisho z'ibinyoma, itorero ry'Imana ryabaga mu bihanamanga, ryari ritunzwe n'ijambo ry'Imana riyobowe n'abagorozi. Ikintu gikomeye, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ariyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye. Amen. Gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo. Kuko umurezi wa bene data, Satani ni umurezi, ashinzwe kugukoresha ibyaha yarangiza akabyandika, igihe cyazagera akabyereka Imana uko wabikoze bishoreranye. Kuko umurezi wa bene data, Bibiliya irakomeza, ajugunywe hasi wahoraga barega ku manywa na nijoro, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Icyo ni icya mbere. N'ijambo ryo guhamya kwabo. Ibyanditswe byera bifite akamaro hariya, biragafite. Amaraso ya Yesu Kristo. Bijya bimbabaza iyo usanze hari abadivanisiti bafite inyigisho ivuga amaraso ya Yesu arahagije, ariko hirya y'amaraso ntidukwiye gutwarwa n'ubuyobe. Hari icyo bita guhamya kwabo, ijambo ryo guhamya kwabo. Hari ijambo ry'Imana rigomba kuyobora amarangamutima yacu. Ntibakunda n'amagara yabo, kandi ntibanga no gupfa, kuko barabizi yuko banapfuye bazazuka mu gitondo cy'umuzuko. Kubw'ibyo rero ntibashobora kuryamira ukuri, ahubwo aho kuryamira ukuri bakwemera bagapfa. Nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, ko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe. Umva, reka mbabwire, mu bintu Satani ari umuhanga. Abantu impamvu batazi gukoresha igihe neza, nuko Satani azi agaciro k'igihe. Satani niwe muntu wa mbere ukurikirana ku isaha ya gihanuzi, azi yuko iminsi irimo kumushirana, azi yuko akanya ke karimo kumushirana, kandi arimo arakurikirana ibibera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Azi yuko Kristo agiye kuva ahera cyane asohoka, kandi Satani arabizi ko vuba bidatinze mu rusengero rwo mu ijuru hazuzuramo umwotsi, abantu bagahuguka bashaka Imana, ariko bakabwirwa ijambo rivuga ngo mwaratinze cyane. Kubw'ibyo rero Satani yamanukanye umujinya, ariko azi yuko afite igihe gitoya. Nuko cyakiye ko akibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri nk'ay'iki y'ikizu kinini. Yesaya 40:31. Abubaha Uwiteka bazahabwa amababa nk'ay'igisiga, bagire gute? Baguruke. Mu gihe cy'imitego, mu gihe kigoranye, hari igihe kizagera Imana ibone ku isi inzira abana bayo bagomba gucamo zose Satani yazihagazemo. Imana izane tekinike yo kwambika abana bayo amababa. Aho haza bagiye gukora kwizera k'umuntu. Iyo gushinze imizi mu byanditswe byera, kukaba gufite ibaba rimwe ry'ibyanditswe byera n'irindi baba by'umwuka w'ubuhanuzi, umudivaniste abasha kuguruka. Haleluya. Rero reka njye ikintu mbabwira, mu gihe murimo gushakira inzira hasi, Imana izaba ishaka inzira y'ikirere, kuko inzira zo hasi hari igihe zanga. Kuko Imana izanye umuntu mu itorero, ntabwo ahinduka umusirikare wo kurwana mu mazi gusa. Dufite isezerano rivuga ngo nuca mu mazi ntazagira gute? Ntazagutembana. Umuntu Imana yakiriye, umuntu wakiriye Kristo, Kristo akamuhindukira umukiza n'umwami, ahinduka umusirikare wo kurwana intambara zo mu kirere, intambara zo ku butaka n'izo mu mazi. Nuca mu mazi ntazagutembana, kandi inzira niziramuka zibuze ku butaka, Imana izatwambika amababa y'ikizu. Umugore rero yahawe amababa abiri y'ikizu kinini. Ibyanditswe byera, isezerano rya kera n'irishya, amababa abiri nk'ay'ikizu. Ijambo ry'Imana rirahagije ngo umuntu ahunge ubugome bwo muri famiye ye. Ijambo ry'Imana rirahagije ngo uvuke ahantu mu bantu b'ibirara batagira gahunda, ariko ijambo ry'Imana riguhindura umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana rirahagije ngo riguha amababa abiri y'ikizu, uguruke uhunge irari rya gisore, uzajye kuba umugabo utandavuye. Ijambo ry'Imana rirashoboye. Ushobora kuba umumama utagira amazimwe, kuko ufite amababa. Iyo abadamu bandi bazanye amagambo n'iki, Imana iguha amababa ikakubwira iti biriya guruka ubirenge ntibikureba. Mukoresha amababa.
mukoreshe amababa yanyu. Rero uyu mugore yahawe amababa abiri nk'ay'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu we. Kubera iki yahawe aya mababa rero? Yagombaga kugaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, imyaka 1260 ubupapa bwamaze bwigisha inyigisho z'ibinyoma Bibiliya yarakuweho. Ariko mu gihe Bibiliya yari yarakuweho, mu bana b'Imana ntiyari yarakuweho. Ikindi kintu gikomeye, uyu mugore yagombaga kurindwa icyo kiyoka 15. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Aya mazi ashushanya iki? Mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe bavuga ko ubupapa bwamennye ingabo nyinshi mu bihanamanga byabagamo abana b'Imana, mu bisozi yabagamo abana b'Imana, kugira ngo abo bana b'Imana bicwe. Ngo ariko bitewe nuko hari imyobo bacukuyemo amatafari n'iki, ngo abana b'Imana binjiye muri iyo myobo, abapagani batinya kubakurikirana, baravuga tumva nimubarekereyo, inyamaswa ubwazo zizagira gute? Zizabarya. Bajyaga mu misozi yo mu bihugu byo mu Budage n'ahandi. Iyo misozi babagamo ngo yabaga ari imisozi itera y'amabuye, ngo abantu bakavuga batumva bari abanyagwa nimubareke ntiyagire n'ubasangayo, inzara ubwayo izagira gute? Izabazana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi wanjye ntazabura icyo kugira gute? Icyo kurya. Ngo no ku mabuye heraga ibyo kurya bakarya. Uko Imana yatunze Eliya ku kagezi ka Kereti, niko yabatunze mu myaka 1260 bahigwa n'ubupapa, niko izadutunga mu mubabaro wa Yakobo. Iki kintu kirakomeye. Icyigisho cyacu rero ngiki, amababa abiri nk'ay'ikizu yatangiwe kugira ngo umuntu acike uruzi ikiyoka gicira. Bibiliya yatanzwe kugira ngo itorero ryambikwe amababa riguruke ridatembanwa n'inyigisho z'ibinyoma. Kandi ikindi kintu nagira mbabwire, mu rwakari rw'Abakorino 11:2 Pawulo ati kuko nabakwereye umugabo umwe, ni wende mujye mu byashiro 17 muraza gusanga Babuloni nta mugabo igira, isambana n'abategetsi b'isi, igasambana n'abapfumu. Niki yarangiza ikabyara, iyo ibyaye nayo ibyara amadini ayikomokaho, ariko ayo madini nayo baba ari abamaraya. Uko nyina bigenza niko nabo bagira gute? Babigenza, barasambana. Ariko reka ngiye ikintu mubwira, uzi kubona idini ryateguye isengesho ryo gusabira ishyaka runaka rya politike, ako murumva ubwo bujiji. Usanga abantu bateguye amasengesho yo gusengera ishyaka rya politiki, ukuntu gusambana mu rwego rwo hejuru. Umva hari ibintu bitatureba, turi mu isi, ariko mujye mwibuka yuko turi abagenzi n'abaki n'abimukira. Ibi bintu birakomeye. Nabakwereye umugabo umwe, niwe Kristo, kugira ngo mubashingire mumeze nk'umwari utagize gute? Utanduye. Itorero rya Kristo azarishyikiriza Imana ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari, rizaba ryarejejwe n'amaraso ya Kristo. Intambara iri hagati y'aba bagore bombi, ibyashiro 12 ibyashiro 17, ishushanya intambara izavuka hagati y'idini ry'ukuri n'idini ry'ikinyoma mbere y'uko Yesu aza. Ibi bintu mubyitegure, kuko uko uyu mugore asa bibangamiye uyu nguyu, ugutoranywa k'uyu mugore bibangamiye uyu yaratoranyijwe yambaye inyenyeri 12 z'izahabu. Uyu we ntago yatoranyijwe, ahubwo yaritoye yifatira igikombe. Uyu nguyu yaranje ibintu byose n'ibyo yikorera atekereje. Uyu ntago yitekerereza, afite umugabo umutekerereza. Iyi rero hano hagiye gukomoka intambara ikomeye. Ndetse niba mubireba, umugore mu byashiro 17 ikintu gikomeye, harya mwigeze mubona umugore mu byashiro 12 afite protokole? Umugore mu byashiro 12 tumaze gusoma nta protokole, arimo arabyara, abamukomokaho n'abagomba kubyara, nta bantu bagomba kuza kumushagara, abamufitanye nawe isano bose n'abaturutse mu nda ye. Ariko uyu nguyu we afite protokole, yicara ku mazi menshi, afite abayoboke, nubwo baba batamukomotseho ariko bafitanye nawe isano. Amazi menshi ashushanya abantu benshi. Mwibuke yuko amadini y'ibinyoma arimo aracamo abantu benshi cyane. Yesu yaravuze ngo inzira ifunganye niyo igera ku Mana, ariko abayinyuramo ni bangahe? Ni bake. Ariko inzira yaguye
iyo nzira irimo iracamo abantu benshi kandi bagana ku kurimbuka. Kandi ikindi kintu gikomeye nagira ngo mbabwire, Abefesi igice cya 4:4, hariho umubiri umwe, umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Iri somo rirerekana ko kubakunda Imana bakagombye kuba bari mu idini rimwe. Rero ibyakozwe n'umwa 11:25 bagiye kutwereka iryo dini ryakagombye kuba ryitwa ngo iki. Idini rya mbere ryabayeho rero ryitwaga ngo iki. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli. Umurongo wa 26 w'igice cya 11, amubonye amujyana mu Antiyokiya. Bamara y'umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abaki. Dore izina dufite muri Bibiliya ni ririya ryonyine. Bibiliya abana b'Imana ibita amazina 3 yonyine. Icya mbere abana b'Imana bitwa abasigaye. Icya kabiri Bibiliya itanga irindi zina ryitwa abategereje. Icya gatatu Bibiliya itanga irindi zina ryitwa abakristo. Nta bamurokore babamo. Ugenda unshakira ahantu Imana yabwiye abantu bayo ko bazitwa bamurokore. Ejo nzaguha amafaranga nzaba mfite mu mufuko. Iyi rwose nzayaguha yo nzaba mfite ahangaha, wenda pasiteri azampita icyo gutaha. Ariko umuntu uramubaza bite se uri umuki? Ngewe ndi umurokore. Uri umurokore zupfana iki na Yesu? Yesu yaje kurokora. Ahubwo we vuga, wenda muziyita amazina muvuge ko muri abagize gute, abarokowe byibuze. Byibuze nakumva ko hari intambwe wateye. Wowe urabutararokorwa nawe ngo urarokora. Ahangaha izina rya mbere ryabonetse ni abakristo. Kubera iki? Kwitwa umukristo cyabaga ari intambara. Twaraye tubonye nimugoroba ko abantu benshi binjira mu madini bagiye gushaka kugira ngo babone inyungu. Ariko iyo witwaga umukristo wabaga uvuga uti ejo cyangwa ejo bundi nshobora gupfa. None uyu munsi wa none ubukristo bwamaze kuvangirwa. Paulo rero yagize amakenga ku bukristo. Ubukristo abona ko buzavangirwa. Paulo na Petero batangira kwandika, hari amagambo akomeye banditse. Aha niba murimo kubireba, ubundi iyi ni intama cyangwa ni ikirura? Abazi kureba neza, ni intama cyangwa ni ikirura? Dore iki ni ikirura, ahubwo cyambaye uruhu rw'iki? Ndagira ngo mbabwire ngo amadini menshi yambaye impu ebyiri. Aragaragariza abayoboke bayo ko ashaka ko bajya mu ijuru, ariko umugambi wabo ni ukubakuramo inyungu no kubabuza ubugingo buhoraho. Ibyakozwe n'umwa 20:27 Paulo yagize amakenga. Paulo ati rero kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose, mwirinde ubwanyu. Paulo yarimo kuganira n'abakuru b'itorero. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyireho kuba abarinzi. Abakuru b'itorero b'uyu munsi wa none ibi bintu barabizi. Abakuru b'itorero ni abarinzi b'umukumbi w'Imana. Mu gihe ibintu byapfuye mu makorari mureba mu gaceceka, ibintu bigapfa muri za Asia, muri za Mifemo, ibintu bigapfira muri gahunda z'itorero, ibintu bikazambira mu bukwe mureba, mumenye yuko muzabibazwa. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyireho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuva aho ngaho amasega aryana azabinjiramo, ntazababarira umukumbi. Paulo yarabivuze. Kandi muri mwebwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwebwe ndira. Paulo yatoje abantu arababwira tumva, ndabasaba ngo mutazatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma zizaduka. Kubera iki? Imana yari yatangiye kwereka Paulo yuko Roma izaza ikivanga mu misengere, igihe kikagera ubukristo bugata icyerekezo. Atangira kubwira abantu rero, akabona abantu bararangaye. Umva, hari igihe ubwiriza abantu ukabona ntuzi ahantu bari, ugategura amateraniro ukabona abantu ntuzi iyo bari. Itorero rifite gahunda zibera hano buri gitondo, mu mibyizi hano habera amateraniro, ariko ikibazo ni bangahe bahagera ntabo. Reka njye mbabwira, Paulo yageze ubwo atangira kuzaza yigisha arira. Umubwiriza witwa Bararendeza, muramuzi, yigeze kwigisha icyigisho narindi muri iryo teraniro. Arangije aravuga ngo abantu b'iki gihe ukuntu bateye, ngo nubwo warira amarira yawe agatemba ameze nka Nyabugogo, ngo bayambuka baseka.
niyo mpamvu uyu munsi wa none ikibazo gihari, abamama bamaze kuba abanyantege nkeya, umwana asigaye acanga umumama agahita arira, ugiye kuzanyicisha agahinda kandi ugiye kuzatuma mbura ubugingo, wa mwana we shitani arakuzuye. Umva Imana nyagasani, utanga ibigeragezo nk'uyu namubyariye iki? Ubwo ni umumama arimo aragira gute? Ariko umwana barimo kuvuga ati reka ibi ni ibya mama ndabimenyereye. Nejo yari yarize kuri Korode, kuri Korodine ejo bundi yari yarize, mama dukangisha amarira. Kanjye ikintu babwira abantu b'iki gihe, ntibagikangwa n'amarira. Uraririra umugabo umubaza uti waraye papa kanaka, mu myaka tubanye kutararara hanze, ibi bintu byakugiyemo bite? Usigaye umeze ute kutakivuga? Njyewe nayobe uru rugo aho turwerekeza. Mu gihe urimo kurira, wajya kubona ukabona umugabo yiyeguriye telefone, yibereye kuri WhatsApp akavuga ati rira nurangiza turaganira. Amarira ntago abantu bakiyaha agaciro. Ejo bundi twize icyigisho ndababwira ngo amadini arimo arakoresha imbaraga ngo aririre Yerusalemu, kandi amarira ya Yerusalemu ayo Yesu yayiririye niyo azabakoraho. Pawulo ati ntako ntagenje. Reka njye ikintu mbabwira, abantu bajya bicara batariko bakuru b'itorero mukora iki? Reka mbabwira, abakuru b'itorero bari aha nubwo babwiriza barira. Pastor, nubwo wahagarara ahangaha we na madamu wawe n'abana bawe mukarira mukabwira abantu muti kandi amagara yanyu ntazatubazwe. Pastor basohoka bavuga bati uziko pastor arira muri base. Amarira nta kintu akivuze. Mupfukame musenge, ibyo kurira ni ukugaragaza intege nkeya. Abadivanitsi kuki mutaririra mu rusengero mutagira gute? Byose bimaze ikizi? Nta kintu bimaze ku muntu winangiye. Pawulo ati nakoresheje imbaraga zanjye ndira kugira ngo byibuze mbarinde inyigisho z'ibinyoma. Arangije asanga ibyo arimo gukora kurira ntacyo byamara. Pawulo arangije atumva rero kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Haleluya. Ngibi ibintu bibiri bibasha kurinda itorero, ngibi ibintu bibiri bibasha kukurindira umwana. Mu gihe umwana wagiye kujya kwiga hanze, mu gihe umugabo wagiye kujya gukora akazi ka kure ka Zambia na za Malawi na hehe, aho kugira ngo wicare umubwire ibintu byinshi, papa kana urabizi njyewe rwose uzirinde nunca inyuma nukuri uzapfa nabi, aho ujya ngo umubwire ibintu nk'ibyo. Murebe nurangiza mubwire uti nkuragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Aha niho hari uburinzi bw'Imana. Pawulo arangije aravuga tumva rero iryo jambo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe, no kubahana ibiragwa n'abejejwe byose rifite ijambo. Iki ni igihe cyo kuragiza itorero Imana n'ijambo ryayo. Iki ni igihe cyo kuragiza korari Imana n'ijambo ryayo. Ni igihe cyo kuragiza imiryango yacu Imana n'ijambo ryayo. Rero bigeze mu mwaka 67 ubuzima bwa gikristo bwarahindutse. Intumwa ziricwa. Paulo, Petero na Yohana mu ijana rya mbere bari bamaze gupfa. Akarengane k'umwami witwa Nero, umwami w'umuroma, yafasha abakristo atangira kubica, agiriwe inama na nyina w'umugome. Abashaka kumenya ayo magambo nababwiye ngo mujye mugura ibitabo, igitabo cy'intambara ikomeye kibivuga neza. Noneho rero nyuma ya Nero haje umwami witwa Diocletia. Uyu nawe yateguye amastade, arangije ayo mastade bayubaka kugira ngo ajye yicirwamo abakristo, abandi bajugunywa mu ntare. Amazu y'imyidagaduro arakoreshwa ngo abantu baze barebe imikino yo kwica abakristo. Muri ino minsi rero kubera ko abakristo batakicwa, stade zagiye ziberamo ariya mateka kera zasimbujwe stade zikomeye zo mu Burayi, zirimo kureberwamo imipira, amasiganwa, aho abantu bo ku isi yose barimo gutozwa. Kandi ariya mastade mureba aberaho imipira ikomeye, vuba aha muzayabona arimo kuberaho umupira ukomeye ku isi, urupfu rw'abakristo. Ubupapa uko bwakoze niko bukora. Abana b'Imana bajugunywaga intare, ariko ikintu cyiza kirimo, intare mbere yuko zikocora amagufa yabo barabanzaga bakabwira Imana bati Imana, umwuka wacu ntitwawugumana muri ibi bibazo, ntidushobora kubasha kwiyumanganya, umwuka wacu tuwushyize mu biganza byawe. Aba bantu ntago babaga bari mu bwishingizi busanzwe, ahubwo babaga bari muri Kristo Yesu. Kristo Yesu nawe ubwishingizi bwabo akabubitsa mu Mana. Aho ni ahantu kure Satani atabasha kubakura.
rero mu Baheburayo 11:36 Pawulo yanditse ibigendanye n'urupfu rw'abana b'Imana Roma ya gipagani ya mbere bica. Pawulo arandika ngo abandi bageragereshwaga gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kuboha no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye, bagakerezwa inyerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene kugira ngo inyamaswa zibabone zibarye. Banyazwe byose. Iri jambo banyazwe byose rizasubirwamo mbere yuko akarengane kaba, umutungo w'abana b'Imana, amazu y'abana b'Imana, ibintu byose byari byitiriwe abana b'Imana bavunikiye bazabikurwaho byitwe iby'abagomba kubica. Abanyarwanda dufite isomo rikomeye ry'ibyabereye muri iki gihugu cyacu igihe Satani yari yamanutse muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. umuntu barazaga bakamubwira batari ko kubona uba mu nzu y'ibyondo kandi ukaba uturanye n'umunyagwa ufite inzu nziza, wamwisha ukayisigana nako ari ibyawe. Ubundi abantu benshi bishe abantu kugira ngo basigarane imitungo yabo. Abantu benshi bazashaka kwica abana b'Imana kugira ngo imitungo abana b'Imana bakoreye isigara ari iki? Ari iyabo. Imitungo yabo bazaba barayinywereye. Abapagani amafaranga yabo bazaba barayajyanye mu rusimbi, bazaba barayapfushije ubusa mu byangirika, ku buryo bazabona gufata umutungo w'abana b'Imana bizakemura esheke n'icyuho cy'ubutunzi bafite. Banyazwe byose kandi bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Aho niho rero muri ibi bihe niho hazamutse za ndirimbo zavugaga ngo twabuze gakondo muri iyi si, turareba iwacu ya hehe? Yo mu ijuru. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga, ariko uko bazereraga ku Mana ntibazereraga. Imana yabaga ibimuye, ibakuyeho ibibazo bikomeye biri, ibajyanye mu bwihisho bwayo. Kandi ikintu ngira mbabwire, ubupagani bwarakomeje. Bigeze mu mwaka wa 320 na kangahe haduka umugabo witwa Konstantino. Konstantino amaze kwinjira mu Bukristo, rero ubukristo bwabaye nk'ubuzutse, abantu bakomeye batangira kubwegera. Konstantino aje mu Bukristo, abakire batangiye kwinjira mu bukirisitu, abize amashuri menshi batangira kubwinjiramo, abahanga bisi binjiramo. Ubupagani bwasaga n'ubwatsinzwe, ariko nibwo bwatsinze. Abantu baravuze bati Konstantino abaye umukirisitu. Umva, Imana yo mu ijuru muyiha amashyi rwose, muyizamurire icyubahiro. Mbega Imana iratsinze ku mugaragaro. Abahanga baranditse ngo umuntu warebaga yagiraga ngo itorero rivuye ikuzimu rije ibuntu, ngo nyamara ryari rivuye ibuntu rigiye ikuzimu. Rero abapagani bamaze kwiyemeza kureka ibintu bimwe na bimwe, basabye bagenzi babo ko imyizerere yabo maze abakristo ko bakwemera kugira ibyo bigomwa kugira ngo bahurize hamwe mu kwizera Kristo. Abapagani baravuze bati nibyo, hari ibyo mudusaba kureka, nibyo koko turi bubireke, ariko rero namwe mugira ibintu mu byo mwizera mugabanyamo kugira ngo duhuriremo hagati. Ubu rero muri no minsi urebye usanga ubukristo n'ubupagani byahuriyemo hagati. Nuvuga ngo abakristo bafite ikintu barimo kwirengagiza. Abakristo b'uyu munsi wa none n'abapagani bakagira ibyo birengagiza. Reka ikintu mbabwira, ubundi nta mupagani wakagombye guhinguka mu bukwe bw'umukirisitu, ariko umupagani aricara akavuga ati nawe ubirebe, uyu munsi ni ku cyumweru, naje mu bukwe bwanyu, nakagombye kujya mu misa. Namwe mwihangane, mwambare nabi, mwemere mu byigomwe ku bukwe, nanjye mbona uko ninjiramo. Hari ubukwe mperutse kujyamo bw'itorero ryacu, abasore barimo yari gahunda yo gusaba. Abasore barangije mu gihe cyo kurya, umusore umwe yanga kujya kurya, yambariye umugeni. Ndagenda musanga aho yarari, bite ko abandi bamanutse, umugeni akamanuka, ukaba usigaye muri izi ntebe wenyine. Harinje arambwira ati ngewe ntago ndi burya. Kubera icyo utarya? Niyo waba utari burye uragenda ukahazenguruka, wenda ugafata akantu, wenda ushobora gufata umuneke cyangwa ikintu. Harinje arambwira ngo reka ngo ngende muri mwezira amazani. Ahubwo murabyumva, ari muri mwezira amazani yarafunze. Murebye mu maso kandi koko mpita mbona yuko ni umwisilamu. Umva, mu bukwe bwose nayoboye uburyo umwisilamu aza gukimbagira mu badivanisiti. Ndangije ndamubwira nti rero kuguma hano biragaragara nabi. Aragenda asa n'ubacamo barimo kwarura, arongera agaruka muri ka kavuyo k'abantu, arongera aricara. Yari muri gahunda yo gusaba. Utekereza se ubwo gukimbagira atarakimbagira?
yego turimo turagabanya, hari ibintu turimo kureka. Ariko si ubundi, ariko bayobozi b'itoro mwagiye mureka gufunga umutwe koko. Ubu ngubu umuntu wese si umuntu. Ikibi ni uko umuntu yaza afite ibintu by'amashapure yambaye, ariko kuba umuntu yaza agakimbajya mu rusengero rwanyu bibatwaye. Mwagiye mwemera ariko ko natwe tuba twemeye tukabaha abakobwa bacu, mwagiye mwemera. Ibi bintu byarabaye mu kujya cya Konstantino. Ubupagani bwasabye ubukristo kugira icyo bwirengagiza, n'ubupagani ngo bugira icyo bwirengagiza. Habaye iki rero? Twakomeje, abakristo benshi bageze aho bemera kudohoka ku myizerere yabo, maze ubukristo bwunga ubumwe n'ubupagani. Iki ni igitabo cy'intambara ikomeye nsoma. Nubwo abasenga ibigirwamana bavugaga ko bihannye kandi bakaba barafatanyaga n'itorero, bakomeje gusenga ibigirwamana. Icyo bakoze gusa nuko ibyo basengaga babihinduyemo amashusho ya Yezu, Mariya n'ay'abatagatifu. Babwiye abakristo batumva rero, amashusho yacu muyareke. Twebwe dore ikintu tubasaba, ahantu twajyaga turamya twebwe turabaha ishusho. Noneho mwebwe iyi shusho dushyize hano y'uyu mugore, nimuba muri aha ngaha mujye muvuga yuko ari Bikira Mariya, natwe tuzadupfukama tuzi ko ari Bikira Mariya. Ariko bo bakaba babizi ko atari Bikira Mariya bagira gute basenga. Ninde barimo barasenga iki? Barimo barasenga tamuzi ya kera. Barangije batumva rero Yezu, iki gifoto dushyize hano ni Yezu. Abashaka kumusenga mujye muza mupfukame imbere y'iyi shusho, ariko abatabishaka mujye mubireka. Ariko bo baba barimo kureba ya foto y'umuntu wiswe Yesu, bo bakaba babizi yuko ari iki, bifitanye isano na Nimurodi. Muranyumva neza? Barangije bati rero abangaba ni abatagatifu, aya magufa ari ahangaha ntazabatera ikibazo. Aya magufa n'ay'abatagatifu, abantu babanye n'Imana kera bagapfa bayihowe, ni abana b'Imana cyane. Aba bapapa bagiye bayobora, aba bantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe, abana b'Imana. Amagufa yabo arakomeye, baba barajijishije, baragiye bafashe amagufa ya Petero, kubera ko basomye muri Bibiliya ngo kuri Petero niho Imana izubaka iki? Itorero. Bagira ngo ni kuri Petero kuko aribo bamwishe muri 67. Bari bazaho amagufa ye bagize gute? Bayabitse. Baragiye bafata ayo magufa barayazana, bafata urusengero rw'ibigirwamana rwubatse izina. Barangije bafata ya magufa bayajyana muri fondasiyo bayatabamo. Iyo kiliziya bahita bayita Petero Wera. Uyu munsi wa none niyo y'Vatikani Papa asengeramo, kugira ngo ibihamya bivuge yuko kiliziya yubatse ku ntumwa n'iki. Rero kiliziya ifite abantu yita abatagatifu, nyamara si abatagatifu. Uhereye kera kose abaroma b'abapagani, ubu papa butaranavuka, abaroma b'abapagani baraguzaga abantu bapfuye kera, nk'uko abanyarwanda bagiraga za Nyabingi n'ibindi. Rero amahame ayobya imihango ya gipagani ndetse n'imigenzo yo gusenga ibigirwamana byinjijwe mu myizerere no mu kuramya kwabo. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4, tariki ya 7 z'ukwa 321, umwami w'abami Konstantino yashyizeho itegeko rivuga umunsi w'icyumweru kubaye umunsi mukuru ku bantu bose. Kandi arangije anatangaza yuko umukuru w'itorero ry'i Roma asumbishwa abandi. Kuva ubwo andi matorero atangira gutotezwa kubwo kudahuza na Roma. Hari amatorero mu Alexandria, hari itorero i Yerusalemu. Aya yose buriya ni Roma, mutazagira ngo i Roma abakristo bari bahari kera. Mu gihe cya Paulo abakristo babaga i Roma, mwarabyize mu migisho. Imana ifite ukuntu yajyanyeyo ubutumwa bwiza. Igitabo cy'abaroma cyandikiwe nyine abaroma babaga iyo ngiyo. Ariko murebe uburyo papa uyu mugabo yabigenje. Yahise afata umukuru w'itorero ry'i Roma, amuha ububasha, ahita amubwira ati wowe ubaye ambasaderi w'isi n'ijuru. Noneho abakuru b'itorero yaba b'i Yerusalemu, yaba mu Alexandria, yaba n'ahandi, bajya bagira icyo bajya gukora bakabanza guhamagara uw'i Roma bati tubigenze gute? Nuko nguko ubu papa bwasumbishijwe andi madini yose. Rero iki kintu kiratangaje. Ikigaragara nuko mu mateka atwereka yuko Babuloni ya kera bajyaga baramya izuba ku munsi w'izuba. Kubw'ibyo rero ikindi kintu gitangaje, ntibitangaje yuko tariki 25 z'ukwa 12 wari umunsi wo kuvuka kw'izuba, kandi wakoreshwaga mu isengero y'ikigirwamana cyitwaga Marduk cyabaga i Babuloni. None Noheli nziza, Noheli nziza, n'abadive barimo barayoherezanya. Merry Christmas. Ubwoko bwanjye buzize kutagira iki? Bwenge. Reka njye ikintu nkubwire,
wenda umudivanisi nujya koherereza umuntu ntukajye umwoherereza message bakoherereje. Reka mbabwire ibintu bitatu uyu munsi nabonye kuri WhatsApp yanjye. Umuntu yanyoherereje inka ihene ifite ibitunguru hano ku ijosi, bitunguru. Arangije arambwira ati Noheri nziza. Undi anyoherereza ishu ikanuye, ishu yonyine ireba irimo kuvuga ngo ndabizi muri no minsi muharaye inyama n'ihene, ariko mwibuke yuko muzongera tukaba inshuti nyuma y'ubunane. Ishu ari irimo kugira gute. Noneho rero ikibazo ngiki, umudivanisi w'iki gihe baramwoherereza iki SMS kidafite gahunda, yarangiza nawe atagize icyo ahinduraho, atagize ibyo akuramo, agahita agisendingira undi. Nuko nguko uburozi burimo kuva ku mudivanisi umwe bujya ku wundi. Kagiye ikintu mbabwira, WhatsApp yo irabarangiza. Kuyoborwa n'ubupapa kwa kiliziya kwabaye intangiriro y'ibihe by'umwijima. Abantu batangiye kwigishwa mu kinyejana cya 6 ko papa ari umuhuza w'Imana n'abantu. Mu kinyejana cya 6 baravuga ati papa si umuntu usanzwe, papa ataguhuje n'Imana nta n'undi muntu wabikora. Ibyo bituma papa itahinduka umuhuza w'abantu n'Imana. Ibyanditswe byera byatangiye kwigizwayo, batangiye gusabwa gukora ingendo ndende abakirisitu bajya kureba Imana, batangira kubabaza imibiri yabo biyiriza ubusa iminsi myinshi cyane, ari byo byabyaye ubutayu. Ndetse batangira imbabazi, batangira kuramya abapfuye babita batagatifu, no gutanga amafaranga yo guhongerera no guhanagura ibyaha. Ayo mafaranga bayise indulgensiya. Ubu papa butangira kwakira amafaranga menshi. Umuntu iyo yicaga umuntu yagira ikibazo akora, wakuramo inda, wakumva umutima uhora ukurya, watoraga amafaranga ukikorera isanduku y'amafaranga ukayijyana kwa papa, barangiza akakubwira ati wakoze ikihe cyaha? Nakuyemo inda. Bagahita bakubwira ati uretse gukuramo inda, ubu burenganzira uhawe nushaka uzakuremo n'izindi. Kubera ko indulgensiya bivuga iki? Imbabazi z'ibyaha wakoze, ibyo wakoze n'ibyo uteganya kugira gute? Teganya gukora. Nguko uko isi yuzuye abapagani, kiliziya yuzuramo abantu b'abanyantege nkeya kubera inyigisho z'ibinyoma. Kandi gusimbuza urupfu rwa Yesu barusimbuje misa. Buriya abagatulika ntibajya bagira amateraniro. Ntuzabaza umugatulika ngo ugiye mu materaniro, ntayo bagira. Abagatulika bagira misa. Misa ni iki? Misa ntabwo ari amateraniro. Misa ni igitambo gitagatifu. Bivuze ngo muri misa buri munsi, buri ku cyumweru, Yesu aramanuka akabambwa nanone agatambwa. Pawulo ati yatambwe rimwe gusa ngo bibe bigize gute? Bihagije. Nta mugatulika kugira amateraniro, bagira misa. Misa rero bwari uburyo bw'i Babuloni bwa kera bwo guterekera. Uzareba ibintu bahakora, na buriya ubona abantu barya umugati ntibanywe divayi. Ni ibintu byari bisanzwe bikoreshwa mu kurya inyama zaterekesherejwe ibigirwamana mu gihe cya kera. Rero ibi byatumye mu kinyejana cya 16 ubupapa bwashyizeho urukiko rwo gucukumbura no guhana abanyuranye no kutumvikana na kiliziya gatulika. Uru rukiko rwashyizweho mu gihe cya Martin Luther, kandi umuntu wigishaga inyigisho z'ukuri kwa Bibiliya baramuhamagaraga akajya kuburana, bakamucinja ibinyoma bagahita bamwica. Rero icyo najya mbabwire ngiki, uyu mugabo witwa Papa Silvestre wa mbere, uyu mugabo niwe washyizeho icyumweru neza mu mategeko. Arangije icyumweru akita umunsi wo kuzuka kwa Nyagasani. Kandi uyu mugabo afatanyije na Konstantino, isi bayiyoboye mu kinyoma gikomeye cy'umunsi mukuru wa Noheri. Rero ngiye kubereka imyaka n'igihe ibintu byabereye. Ibi bintu mubona biri mu madini biharawe, ibi bintu mubona kiliziya ikora, byose ntago byanditse muri Bibiliya, byagiye biva mu bitekerezo by'abantu. Ariko ntago nabarenganya. Hari idini rimwe, ndatekereza ni idini rimwe muri uno mujyi wa Kigali, ryaririmbye indirimbo ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abagize gute? By'abatubanjirije. Mu by'ukuri ibintu babyigiye ku birenge by'ababanjirije, ariko ntago babikuye mu ijambo ry'iki? Ry'Imana. Icya mbere, mu mwaka wa 200 kugeza muri 250, kubatizwa kw'abana kugera kuba kivuka no gufatwa kw'abana nk'abere byaratangiye. Abana batangira kubatizwa batazi iyo biva niyo bigeze gute? Niyo bijya. Bwari uburyo bwa kiliziya bwo kugira ngo ibone abayoboke. Umwana bamubatiza ataragira ubwenge, natangira kugira ubwenge isa azamubwira tumva, wabatijwe uri mutoya nakweguriye Imana, niwibeshye ugatandukana na kiliziya uzapfa uvumye. Bwari uburyo bwo gufata abayoboke bataratangira gutekereza.
iri torero ryacu ry'abadivanisiti rero ntago tubatiza abana b'impinja, ntago tubabatiza kuko umuntu abatizwa kuko yizeye, kandi umuntu w'uruhinja ntashobora kugira gute kwizera. Biramanuka 257 umubatizo wo gushyira amazi ku gahanga ku bantu bakuze b'abarwayi benda gupfa waratangijwe, bakazavuga batumva umurwayi nta kuntu twamujyanamo, noneho bakagenda bagasuka amazi bakayazana. Naho bari muri tagitike yo kugira ngo uwo mubatizo bazagende bawukuraho. Igihe cyarageze umubatizo wo ku gahanga wigarurira isi. Ku isi uyu munsi wa none harabarirwa imibatizo 300, ariko muri iyo mibatizo ijuru rikatubwira ko tubatizwa nk'uko Yesu yagize gute yabatijwe. Mu mwaka 300 nyuma ya Kristo gusengera abapfuye byaratangiye. Kiliziya yabonye idashobora gutera imbere, idashobora kubona amafaranga, kuko umuntu ugiye gusaba misa hari amafaranga atanga. Abantu rero batangiye kuzaza basabira abantu bagize gute bapfuye. Uyu munsi wa none twebwe mu itorero ryacu ry'abadivaniste tuvuga ko umuntu yapfuye dukomoye iyo nyigisho kuri Bibiliya. Umuntu yapfuye biba bigize gute birangiye, nta misa wamusabira, nta sengesho wamusabira ngo rizagira icyo rimugezaho. Nagira ngo mbabwire, uretse ko ubu dufite umuco wo kuzana abantu mu rusengero bapfuye kugira ngo tubasezereho, ariko nagira mbabwire ngo nacyo nta hantu gikomoka muri Bibiliya, nta hantu gisoma. No mu bitabo by'umukabanuzi narakibuze, wenda ndacyari muto mu gusoma, nzakomeza nsome, nta hantu tukibona. Icyakora icyo abantu bashobora kuvuga ukacyumva nuko hano i Kigali hari igihe umuntu aba yikodeshereza akazu k'icyumba na salo, yarangiza akagira ibyago. Muzi inzu za hano iwanyu Gikondo uko zimeze, ugashobora no kubura ahantu abantu 10 bagira gute. Hari ingo nyinshi gufata isanduku muyicomora mu nzu mukayirenza mu rundi rugo ikarenga igikuta, noneho mukabona kubona uburyo mujya hehe ku muhanda. Aho ngaho niho dufata tukavuga tuti bariya abantu kuko tutabona aho duhuriza abantu ngo turirimbe dusenge tumiragize Imana mu gikorwa turimo, nitwe twiragiza Imana, si ukuragiza Imana ugiye. Aho niho uzajya kubona ubone umuntu bamuzanye, ariko nta hantu byanditse, nta gihamya dufite cyabyo. Utazagira ngo kubikora hari icyo byongera ku mupfu wawe. Ariko abadivantisti barimo baragenda barya virusi y'Ibabuloni gake gake, n'amagambo basigaye bavugira imbere y'isanduku bari mu rusengero. Imana yacu ni nziza iranadukunda, niyigendere. Gusa ntago tuzongera kumubona, nta n'umuntu tuzongera kubona utugirira akamaro nkawe. Yabanye n'itorero turarishimye, kandi ubwo abana be ntibagikandagira na hehe no ku rusengero. None Imana imwihere iruhuko ridashira. Ni gute umuntu mwakira iruhuko ridashira? Bibiliya ivuga ngo ye baruhuke mu kanya, mujye mwitonda. Indabyo z'abadivantisti ba kera zandikwagaho ngo naho mu gitondo cy'umuzuko, ariko indabyo z'abadivantisti bo mu minsi y'imperuka, mu gihe twari tukibakeneye, icyuho cyanyu ntikizapfa gikemutse muri twe. Waruzi yuko umuntu muri famiye yapfuye, impano n'ibyo yakoreshaga byose Imana ibisigira abasigaye ngo iyo famiye itambara ubusa? Niyo mpamvu umugore yapfushije umugabo, imitekerereze niyo wa mumama yari umutesi, ubutesi bumuvamo, wazajya kureba ugasanga ni umumama ukamiritse, ibyo umugabo yananiwe ugasanga n'umugore arabibashije. Umva, reka njye ikintu mbabwira, igihe mwapfushije abantu mujye mwitonda. Ubu dusigaye dufite n'abava gushyingura, nta kintu yakoze, abandi bashyinguye ari kuri WhatsApp. Yagera ahantu bagiye kugira akabanza nawe akaza, akabanza agakaraba. Noneho buriya muzi ikintu baba bakaraba, bamwe baba bakaraba urupfu, reka rusigare hariya. Dusigaye dufite abantu basigaye bapfusha abantu babo bagahita bogosha imisatsi. Ubundi kwikuraho umusatsi wapfushije ni uburyo bw'abapagani ba kera. Umudamu yari afite umusatsi mwiza umanuye, apfushije umuntu, bakamubwira ati mbere yo kujya gushyingura abadive nyamara mugira ibintu byanyu, mworoshye ibintu kandi bizabakoraho, banza ugende ukureho umusatsi. Ukabona abantu bose imisatsi bayikabanyije, bagize gute? Mwitonde cyane. Hari imbaraga ya Satani isenya amahame y'Imana yinjiriye mu rupfu. Niyo mpamvu itorero ryacu ryagenye n'uburyo gahunda yo gushyingura imeze. Muzarebe mu gitabo cy'umukuru w'itorero, harimo uburyo gahunda igomba kuba imeze, n'amagambo umukuru w'itorero agomba kuvuga nayo atagira gute atavuga. Buriya ababa pasiteri hari amagambo bemererwa kuvuga umuntu yapfuye, nayo batagize gute batemererwa.
umuntu mu mwanya hari umuntu banyeretse wagize ibyago, undi muntu arangije ahita yandika message ngo Imana irabakunze kuturusha. Ako murumva icyo kintu? Abantu bageze ubwo nabo basigaye bashaka gupfa. Ngo Imana ngo isarura ngo izeze, ngo yari yeze nyine, ngo imukunze ngo kuturusha. Ubwo ni nkaho ubwiye Imana uti ko abandi bajyana nge waje ukantwara. Murumva ubujijana abantu bageze. Mu mwaka wa 325 hatangiye gukuraho gushaka kw'abihaye Imana byakozwe na musenyeri witwa Hosius mu nama yabereye Inisi. Bakuyeho gushaka kw'abantu, baratangira bavuga tumva abantu bazajya mu ijuru, hari abantu bagomba gukorera Imana, abapadiri n'ababikira, nta gushaka. Iyi yari inzira ya kiliziya yo gutegura ubutinganyi mu bantu. Buriya ubutinganyi bwabaye bwinshi ku isi buturutse mu bigo by'abihaye Imana. Abakobwa bakabafata bakabafungirana ahantu hamwe, ariko agatima kakazaza gatekereza. Abagabo nabo bakabafungirana hariya, agatima kagira gute? Karehareha. Kubera yuko umutima wawe ufunze kandi kamera idafunze, aho babonaniye byabaga ari pafu. Ababyeyi benshi b'abadivanisi barabiharaye, barashaka ko abana babo biga mu bigo batazashukwa n'abahungu. Ubu babamariye mu bigo by'abagatulika. Bigo by'abagatulika, ngewe nanga ko umwana wanjye, sinumva umwana wanjye nshaka ko yiga nta gihungu kimurangaza, nta gihungu kimukabakaba. Umwana akazavayo ugasanga nta santima, imyaka 30 wamubaza yemuko, ariko ko nta muntu njya mbona ugusura. Mama, ibintu rega by'abahungu ni ibintu bya feke, ejo azakubana umutinganyi wumirwa. Ibi bari babizi babiteguye. N'uyu munsi wa none mujye ku binyamakuru musome, i Roma hari ikibazo gikomeye cy'abasenyeri barimo gufata abana ku ngufu. Nibyo byeguje wa mupapa uherutse kwegura, n'uyu nguyu kandi nawe byamucanze. Mu bigo by'abihaye Imana benshi bababikira n'abapadiri bafite ibintu by'ibishushanyo, baba bafite by'ibipupe bararana nabyo, ukagira ngo ni ibyo kugira ngo bigire, ariko ari byo basambana nabyo. Mu mwaka 379 gusenga Bikira Mariya n'abatagatifu byaratangijwe. Bikira Mariya mubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha. Kuri ubu n'igihe tuzagera gute? Yesu yasize isengesho rimwe ryonyine mu byanditswe byera, arababwira ati nimujya gusenga mujye muhita muhera ku ijambo Data wa twese uri hehe? Uri mu ijuru. Mariya yamaze gucomekwa mu masengesho, ishapure ifite dawe uri mu ijuru nkeya, ariko ndakuramutsa Mariya nizo nyinshi. Mu mwaka wa 400 ihame rivuga ko umuntu ukijijwe adashobora gusubira inyuma ryashyizweho. Umuntu ukijijwe ntashobora kugwa. Ubu dufite n'abadivanisi basigaye babyigisha bababwiriza, iyo umuntu abaye umuntu w'Imana ntabwo yongera kugira gute? Ntabwo yongera kugwa. Inyigisho tumumenye yazanye ivuga ngo abera turabera n'abaziranenge, yakomotse muri kiliziya ngiriya. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazagira gute? Nta masezerano yo kutagwa dufite muri Bibiliya, ariko nanone ikindi dufite amasezerano yo kutarambarara. Kugwa birashoboka, ariko kurambarara ntibishoboka ku muntu w'Imana. Iki ni ikintu gikomeye. Mu mwaka 430 kwerereza Bikira Mariya nk'umubyeyi w'Imana, hatangiye gukoreshwa amashusho bakerekana Imana iri kumwe na Yesu bafite ikamba bombi barimo kuryambika nde Mariya. Bivuze ngo Imana ibwiye Yesu iti uyu mumama reka tuyobore ni usobanutse. Bikira Mariya atangira kwitwa umubyeyi w'Imana. Mu bindi bitabo kiliziya yanditse bavugaga yuko Bikira Mariya nanone ari umugore w'Imana, none araba umugore w'Imana narangiza aba umubyeyi wayo. Ubu bwari uburyo bwa kera bwo mu Misiri bwo kuramya bwa gipagani. 519 hashyizweho igisibo. Mu gisibo ibintu bakunda bagomba kubireka. Ibyo bajyaga babitwigisha muri Nuza, bakatubwira ati rero ibintu byo kurya inyama muzireke, mukareka kurya inyama, ariko ntimuzi impamvu naho hari iminsi abapagani bageraga kurya inyama bakabireka, inyama zigashyirwa ku bigirwamana babaga baramya. Mutazaza none se mbabazi kuba kureka guhagarika kurya inyama n'amafi bifitanye isano n'agakiza mu rupfu rwa Yesu. Byari bifitanye isano n'urupfu rwa Yesu. Igisibo bwari busanzwe ari uburyo bukomeye bw'abapagani bwa kera.
526 ugusigwa kw'abarwayi. Umuntu yajya gupfa bagahamagara umukozi w'Imana akaza agahita amusengera, yamara kumusengera akamusiga amavuta, Imana igahita ivuga iti rero nkurikije aya mavuta asizwe, purgatori direct. Wasangaga rero abantu nta mwanya wo kwitaba Imana ari bazima, ahubwo umuntu yaba buri minota mike ngo apfe, ugasanga barahamagara pasiteri banguka ngwino adapfa rwose, yaba apfuye atiyarya harya pasiteri wowe wihanisha. Umwanya w'amateraniro ntawo yabonye, umwanya wo kwiyunga n'Imana ntawo. Iki kibazo n'abadivanitsi benshi baragifite. Dufite abantu umugabo asigaye ajya gupfa ugasanga arahamagara abantu muze mu musengere, wabona hari ibyaha yahishe, wajya kubona wajya gusura nimugoroba ugasanga haraba mu madini atandukanye, mo harava idini rimwe haza irindi, kandi ubwo ni umuyobozi w'itorero. Umugore barimo aravuga ati wabona agiye gupfa atihari. Mutegure ahazaza hanyu mukiri bazima, ntabwo hategurwa mu minota ya nyuma y'ubuzima. 593 ihame rya purgatori ryaramamajwe ritavuye muri Bibiliya, rivuye muri apokrifa, byazanywe n'umugabo witwa Gregory Mukuru. Purgatori, umuntu yapfuye ntabwo ahita amanuka, ahubwo ahita azamuka akajya muri purgatori. Iyi nyigisho ya purgatori ubu uyu munsi wa none amadini ya giprotestani, aya madini ya gipentekote menshi afite iyo nyigisho. Twigeze kujya gushyingura umuririmbyi wo ku Muhima wo muri ADPR. Turimo gushyingura, bararirimba, bararira, bavuga izindi ndimi. Ndangije ndabaza habaye iki? Twari i Nyamirambo. Umuntu arangije arambwira ati iyo bigenze gutya haba haje amagare ya Eliya. Ubu amagare ya Eliya agize gute? Aramujyanye. Hari undi muntu wabyumvishe? Nta muntu wabyumvishe ibyo bintu ra? Ninjye nyine wabyumvishe. Urakoze inshuti yanjye. Iyo barimo gushyingura umuntu ari umukiranutsi, hari ibimenyetso bibera ku irimbi bita bigaragaza yuko amagare ya Eliya ahise agira gute? Amutwara. Ni inyigisho muri Kiliziya Gatolika. Reka ngire ikintu mbabwira gikomeye. Umugabo w'umusinzi yagiye gushyingura umuntu mugenzi we. Agezeyo bari bazanywe umupadiri arangije arigisha, arangije arababwira tumva ntimurire rwose, ntimukomeze kurira. Ubu ngubu tumaze kumushyingura, ahise agera mu ijuru aho arimo araseka. Umugabo wari wasinze ahita abwira mugenzi we ati twitahire. Mugenzi we aramubwira ati se dutahe kubera iki? Ati ibingibi nta kigenda. Areba uburyo asize umugore nta nzu abamo, asize abana bari mu bibazo, yari umugabo w'imbwa nta kintu amariye umuryango. Tuze gushyingura no kubona isanduku byaturuhije, tube twicaye gutya turira, narangiza nagera hariya aho kugira ngo afatanye natwe kurira aseke. Kagira ikintu mbabwira, abanyamadini nibyo bafite ibinyoma byinshi bagiye baha abayoboke babo, ariko abayoboke baramutse bashyize mu bwenge bavumbura yuko ibyo binyoma nta kigenda. Ni gute umuntu akubwira yuko umuntu wapfuye agahita ajya mu ijuru nyuma y'imyaka 15 twakenera gushyingura imibiri y'abacu mu cyubahiro, twajya ahantu tugasangira cyahari kandi bakubwira ngo yajyamo? Harimo ikibazo. Kiliziya ifatanyije n'aya madini y'ibinyoma yabeshya abantu ibintu bikomeye, kandi abapentekote bameze nk'inyoni yasamye imiragura ibintu itazi aho byavuye. Twakomeje 600 bwa mbere ikilatini gikoreshwa muri gahunda yo gusenga. Ibintu mureke tubifate tubikubite mu kilatini, abantu binjiji bo kuzaza bamenya ibyo tuvuga ibyo ari byo. Abisilamu abayikubise Bibiliya mu Cyarabu. Mwari muzi ko buriya Bibiliya yije mu Kinyarwanda mu myaka mikeya. Barabanje bayikubita mu Cyarabu bakazaza bajijisha abantu. Ejo bundi basohoye korowani twahise tuzigura, abandi tuzibona ziri softi. Noneho watangira kwerekana ibintu byabo basanga niba hari ikosa barimo kwicuza, ni impamvu zatumye korowani bayishyira mu Kinyarwanda. Niba hari ikintu cyababaje Kiliziya, ni uburyo Martin Luther yabibye Bibiliya akayishyira mu ndimi zose. Umva byarabababaje. Ubundi iyo ushaka guhisha abantu ushyira mu ndimi. Ubu dufite rero natwe amatorero yacu y'abasirimu basenga mu Cyongereza n'Igifaransa, usanga hari n'abizera batazi n'Igifaransa. Mu ishuri no guforoma interuro byari byaramunaniye, aruka kubitana nawe afite Bibiliya y'Icyongereza, urukweto yahanaguye, arenze Gikondo, agiye mu rusengero rw'abasirimu. Bazaza bavuga Mika, akabanza gukopera epfo agakopera ruguru, Mika ntazi ibyari byo. Umva mugabanye ubusirimu mwongera ubukristo. Harimo abantu badashobora no gusoma isomo muri Bibiliya muri ziriya nsengero. Harimo
harimo n'abantu barimo batazi iyo biva n'iyo bijya, gusa nyine kwegera abo bantu babakira ako gashyuhe kabo kagenda kakujyamo, nawe ukazagera ugakeka kuriwe. Hano namwe murabafite narababonye, ariko byibuze abanyu wenda bariga, byibuze aba basengerana n'abashimye batataye urusengero, abandi ngo baba reka nta mpamvu zo kuba ahantu nk'ahari hataba umuntu usobanutse. Iyo rero haje umuzungu, hari n'igihe bavuga bati nta musemuzi dukeneye, bajya kubona ukabona umuntu arimo arumva ibintu birenga za zirenga ariko Mana Nyagasani, umva nta rurimi rubaho umuntu yakoresha ngo abe ari rwo ruvuga ijambo ry'Imana neza, ntarwo. Ahubwo amahirwe ururimi rw'iwanyu kavukire ni ururimi ushobora kumvamo Imana ukanayikunda cyane. Rero muri 607 papa wa mbere Boniface wa gatatu niwe wa mbere wahawe izina ry'umushumba wa kiliziya ku isi, abihawe n'iteka ry'umwami w'abami Focus, yitwa umushumba. None abantu bose babisa baki abashumba. 608 papa Boniface wa kane yahinduye ingoro y'ibigirwamana y'i Roma yitwa Pantheon ihinduka ingoro ya Bikira Mariya n'abahowe ukwizera kwabo. 787 gusenga ibishushanyo n'amashusho byaremewe mu nama yabereye i Nice. Umuntu niba mushaka ko bigenda neza, mujye mushyira ari ifoto ya Yesu n'iya Bikira Mariya, byibuze umuntu narangara ntarebe imbere ibyo padiri yigisha, byibuze azarebe igishushanyo. Natwe dufite ibishushanyo bigiye bitandukanye, abantu bose bagiye bafite ba Yesu n'ibiki. Itorero ryacu riri mu rugendo rurimo kugenda ririmo rirasatira urwego rwiza rwo kugira ngo no ku bitabo byacu hazaveho ikintu cyo gushyiraho amafoto y'abantu bitwa ba Yesu. Niba mwarabibonye mu bitabo byose birimo gusohoka ubu ngubu, ikintu cyo kuvuga ngo iyi foto ngo ni ya Yesu ngo abantu bayirebe, no, ibyo ni ibintu byakoreshwaga mu minsi yashize kugira ngo base naho abantu bagira amatsiko y'akava y'igitabo barebemo, kuko abirabura dufite ikibazo, ntago tureba titire y'igitabo, tureba uko page inuza y'inyuma igize gute isa. Ariko nagira mbabwire, muzirinde nanone kuvuga ngo uyu ni Yesu, ngo iyi foto ni ya Yesu, ngo iyi foto ni ya Bikira Mariya. Nta mafoto yabagaho. Yesu Kristo ni ishusho y'Imana itagize gute tagaragara. Kandi mubyibuke n'aya mafilime mwirirwa mureba, mu gihe cya Yesu nta filime yabagaho kuko nta kamera yabagaho. Izi filime zakinwe ejo bundi, muzanyibutse hazagira umuyobozi unyibutsa mbereke filime zakinwe za Yesu n'uburyo papa yagiye azitera inkunga n'uburozi buhishemo. Izi filime zitwa iza Yesu, ariko zaraturyoheye mu materaniro, hari n'abantu babatijwe kubera zo, ariko nagiye mbabwire ngo zihishemo ibinyoma byinshi. 965 umubatizo w'abana bataravuka. Bamaze kubona ko hari abana bapfa bavuka, kiliziya yaravuze ngo noneho mujye mubatiriza umwana mu nda ya nyina akirimo. Padiri akaza agasukaho amazi ku nda y'umumama rwose, umwana ubwo akaba ari mu nda ari umugaturika piri. Ubu bwari uburyo bwo kugira ngo ironke abayoboke. None abadivanisi bamwe na bamwe n'abo mu madini atandukanye asigaye atwita icyambere agahita ahamagara abakozi b'Imana. Ndabizi muri ino karitsiye baranyanga, bene wabona umugabo wanjye bahekenya amenyo, ubundi naje nta unyishimiye, no ku rusengero hari abamama nabonye banyanga. None rero dore nasamye, senga Imana rwose ukora igitangaza. Umubwiriza rwose wo muri indi dini akaza agakora kunda, mwami Uwiteka warinze kanaka, warinze kanaka, uyu mwana duciye inzira, tugize gute mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umumama yarangiza akazaza ku rusengero akurikirana amezi y'indi avuga ati iyi irasengewe nta muntu wayitwara ikibazo. Kangiye ikintu mbabwira mu bintu bintera ubwoba, aba bakristo bacu dufite batakigendana Bibiliya. Mfite ubwoba yuko bamwe bahindutse abagatulika, kuko abagatulika nabo batangiye gutyo bagenda nta Bibiliya bajyanye. 850 gucana imuri ntagatifu byarakoreshejwe, buji zigacanwa mu nsengero. Izi buji zigatuma bigaragaza ko umucyo wa Kristo uhari. Buji ntizikwiye, ibi bintu byo gucana imuri ntibikwiye kudutwara. Yes, hari umuhango witwa Je Olympique utangizwa n'umuntu wirukanka uba ufite ikintu cy'urumuri. Mwarakibonye?
afite ikintu cy'urumuri. Uyu muntu wirukanka utangiza je olympique azenguruka mu mujyi wa Atene wose afite icyo kintu cy'urumuri. Ruriya rumuri rwakomokaga i Roma, byerekana ko n'uyu munsi wa none Roma iracyafite umwanya wo kumurikira amahanga. Kusanga ibintu ari ibibazo. 995 guhindura abantu abapfuye, guhindura abantu bapfuye abatagatifu byateganyijwe na papa wa 15. 998 uwa gatanu mutagatifu kurya ifi gusa no kubuzanya inyama mu gisibo byashyizweho 1009 nyuma ya Kristo. Amazi matagatifu yiswe amazi y'umugisha yatangiye gukoreshwa muri kiliziya. None uyu munsi wa none n'amadini ya gipenikoti afite amazi y'iki y'umugisha. N'abana ba kiliziya rega. 1022 penetensiya zaratangiye. 1054 gucikamo ibice bibiri kwa kiliziya, havuka aba orthodox. Kiliziya itangira guhura n'ibibazo bikomeye. Mu 1090 ishapure yahimbwe na Peter the Hermit w'umugaturika abikomoye ku bisilamu. Abisilamu nabo bagira buri ishapure ariko ntibayita ishapure. Uriya mugabo yaravuze ati rero kariya kana abisilamu bagendana nabonye gatuma aho baba bari hose buri mwanya baba barimo gusenga, baba bari connected rwose. None natwe reka bagaturika tukagire tujye duconnecta abantu kuri Maria. Ishapure biraje, nta n'ishapure yanditse muri Bibiliya. Kandi mu 1090 tuvuye aho gucuruza indulgensiya cyangwa ibyangombwa by'ibyaha byaratangiye. Abaperezida benshi bo ku isi, abanyamuziki, abakinnyi b'umupira bakomeye ku isi bakora urugendo bajya i Roma gutanga ku mafaranga bungutse kugira ngo papa azakemure ikibazo cyabo, nibapfa bazajye muri purgatori. Buriya Michael Jackson we ngo yabikemuye kera. Ubundi ngo yashakaga ko bazamuhamba mu kwezi, ariko noneho agiye gupfa bamushinje ko yafashe abana ku ngufu. Mu rukiko atanga amafaranga menshi cyane. Ubwo noneho ikintu cyo kujya guhambwa muri Marise kiranga kuko amafaranga amubanye make, ariko ntacyo azagendera ko yahaye papa. Buriya Michael Jackson bari muri purgatori. Ikinyoma gikomeye. Kandi mu 1215 guhinduka ukarisitiya na divayi bakavuga ko bihindutse umubiri n'amaraso bya Kristo nyakuri, transubstantiation, byashyizweho na Papa Inoseni mu nama y'Iriterane. Mu 915 kwaturira umupadiri ibyaha byatangijwe na Papa Inoseni wa gatatu. Gushyiraho intebe ya penetensiya, umuntu akajya kwatura ibyaha, ukabwira padiri uti naribye, narishe, nagize gutya. Ibi bintu babitangiye, Inoseni yabitangiye kubera iki? Kugira ngo bamenye imitekerereze, bamenye n'abayoboke babo uko babayeho, bajye bamenya n'ibyigisho bategura. Ubu twebwe iyo uteguye icyigisho ntago ubuzi ngo iki cyigisho kiri bufashe nde, ariko kiliziya iricara ikavuga ngo mu ntebe ya penetensiya muri iyi minsi byagenze gute? Abantu benshi barimo baratura ibyaha byo gucukura imirima y'abandi. Ubwo rero hano hari icyaha, hari ikibazo cy'inzara, ariko hari n'icyaha cy'ubujura. Ubwo mu materaniro ya mu gitondo mu misa ya mbere ku cyumweru padiri azigisha ku cyaha cy'iki cy'ubujura, kuko mu ntebe ya penetensiya niho bamenyera uko abantu babo bagize gute babayeho n'abahanga. None ubu ngubu n'aya madini ya giprotestani, amadini ya gipenikoti, pasiteri agomba kuboneka ku rusengero gatatu ku cyumweru. Icya mbere maridi, pasiteri agomba kuboneka akirirwana n'abagore. Abagore bakarira, barangiza bakamubwira uburyo abagabo babo bamereye nabi. Abagore bakarira bakamubwira uko babayeho, inzara iri mu ngo n'ibiki byose. Abagore bagasabana imbabazi. Njyewe rwose najyaga ngira amagambo menshi, narakuvuze nakwangaga, njyewe naracitse mu rusengero k'umugabo atakingurira imyenda. Pasiteri ibyo bintu akabyumva byose. Dimanche yaba arimo kubwiriza rero. Muri iri teraniro harimo umudamu, haleluya, harimo umudamu udaherukaga gusenga kubera ko yari yarabuze imyenda. Natambuka aze hano vuba, aramuzirega. None mu cyumweru hagati raporo ntiyarayifite. Nabo bafite intebe ya penetensiya. Umuntu akaza ati rero pasiteri dufite ikibazo, abagabo bacu ntitukibabona, bimeze gutya na gutya. Pasiteri agahita amenya ati ubwo byaje amasengesho mu cyumweru gitaha hazaba amateraniro y'abagabo bonyine. Kubera iki? Mu ntebe ya penetensiya gipenikoti yamenya ikibazo kiri mu idini rye. Muzirinde muri iri torero kuzanamo intebe ya penetensiya. Nta mubwiriza uhari tubwiye kujya kubwira ibyaha byacu. Hari ikintu naje kubona gisigaye kintera ubwoba. Umubwiriza asigaye ajya gukora ahantu ivuna,
ugasanga yasimbuye inama y'itorero, yasimbuye pasiteri, abantu bose ugasanga niwe barangamiye. Muntu w'Imana uri umuntu ukomeye cyane, mfite ikibazo ubu rero, mfitanye n'ikibazo n'umugabo cy'uburyo tuzagabana umutungo, wabidufashamo iki? Bihamya bivuga iki? Urumva? Undi akabaraje, none njyewe mfite abagore babiri, umwe nashakaga kumwirukana kugira ngo nze nkore umurimo w'Imana, ariko amereye nabi, wanyigisha uburyo umugore namuta? Ibyo bintu barimo kubaza. Noneho umva, n'ibibazo byagomba kubazwa pasiteri, ubu mubwiriza yaje gukora Mavuna ngo abona ari umuntu w'Imana, kuko ari umuntu wakure ibintu byanjye ntazabivuga. Reka mbabwire, muri iri torero umuntu uzaza umubaze ngo ko mfite iki kibazo, ni ikihe gitabo wandangira nasoma? Ariko ubujyanama nyakuri buri mu ijambo ry'Imana. Iki kintu rero ntago abantu bacyumva. Mu 1251 imyambaro y'abihaye Imana yarahimbwe, ihimbwa n'umugabo witwa Simon Stock. Atangira kwambika abasenyeri n'ababishopu, atangira kubambika imyambaro y'umuhemba n'iy'imihengeri, bihita bihuza n'ibyahishuwe 17. 311 umubatizo wo ku gahanga wemewe ku isi yose mu mwanya wo kwibiza waremewe. Baravuga bati abagatulika tujye tubatiza abantu n'amazi yo ku gahanga. Twihuta, 180 urukiko rucira imanza rugahana abafite imyizerere itandukanye n'iya kiliziya rwashyizweho, vuba aha ngaha rugiye kongera gusubizwaho. Kandi 495 ububasha bwa papa bwo kugenzura uburenganzira bwo gushyingirwa. 534 umuryango w'abajesuite washyizweho na Loyola kugira ngo usenye ubuprotestani. Mu kwezi gushize ubuprotestani bwarasenyutse, hasigaye abaprotestani bamwe. Abajesuite bakoze akazi kabo neza. Mu myaka 400 bahiritse, mu myaka 500 bahiritse ubuprotestani barabusenya. Mu 545 imigenzo y'itorero yahimbwe n'abantu yashyizwe ku rwego rumwe na Bibiliya. Barabivuga batumva rero, ibintu byaroswe na papa, ibintu byaroswe na musenyeri, ibyo bintu mujye mubifata nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana. 546 gutsindishirizwa n'imirimo myiza yo gukiranuka byemewe na kiliziya. Umuntu uko azakora imirimo cyane, niko n'Imana izakurushaho kumuha ubwami bwayo. Kwizera guhita kubura. Mutego n'abadivanisi benshi bamaze kuwugwamo. Abantu barashaka gukora inshingano z'idini bakirengagiza kwihana. 547 kuzuzwa Roho Mutagatifu, nabo bakajya mu mwuka, bakaramya, bagahimbaza, bakabanavuga izindi ndimi nk'abapenikoti, byaremewe. Noneho rero ikintu gikomeye mu 564 hasohotse Sirabisi yavugaga ko ibihugu by'abagatulika bitagomba kwihanganira andi madini, kandi ko nta mudendezo mu by'idini, umutima nama, kandi ko gutandukana na kiliziya bibujijwe. Muri uriya mwaka hari hashize umwaka umwe abadivanisi batangiye gukorera ku isi yose. Ubu papa burarakara, buravuga butaba abantu baje barimo barazana ibintu byo kuvuga ngo umutima nama w'umuntu wifatira umwanzuro. Izi nyigisho muzirwanya. Ahangaha nibwo Amerika yatangiye kwinjira mu kibazo cyo kugira ngo ubupapa bugeyo, bugiye kurwanya abadivanisi umunsi wa 7. Kandi ikindi mu 570 byashyizweho ko papa atibeshya. Papa ntashobora kwibeshya. Ariko ikintu kibabaje, uyu munsi wa none barimo barakuraho umupapa bagashyiraho undi ngo undi hari ibintu yavuze yibeshya. 950 isengesho ry'umunyabyaha, inyigisho ivuga ko umubiri wa Bikira Mariya wagiye mu ijuru nyuma gato y'uko apfa, byaratangiye. Iri sengesho ry'umunyabyaha rero mujya muryumva kuri aya maradiyo menshi. Ujya kumva umuntu amaze kubwiriza aravuze ngo niba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, fata kuri antene yawe usubiremo aya magambo tugiye kuvuga. Mwami Yesu, mwami Yesu, ndakwemeye, ndakwemeye, nemeye ko uri umukiza n'umwami wanjye, nemeye ko uri umukiza n'umwami wanjye. Ririya sengesho rikomoka muri kiliziya gatulika, baryita isengesho ry'umunyabyaha, ariko ririmo rirakoreshwa mu madini yose. Rero 554 inyigisho ivuga ko Bikira Mariya atasamanywe icyaha yarigishijwe. Mu 596 abagatulika bashobora kwemera ihindagurika. Ubu rero tuje noneho muri 2015 papa yemeye yuko ubutinganyi bwemeye muri kiliziya nabo ari abana ba kiliziya bakeneye Imana, batagomba guhutazwa. Hari ibindi bintu birimo kwemezwa muri no minsi byinshi, ariko icyo nagira ngo mbabwire kimwe. Martin Luther atandukana na kiliziya, intambara ikomeye, page 92 ntahoya. Yahise Martin Luther
avuye i Roma yahise avaho ngaho amaso ye arahumuka ubutazongera guhuma. Ubwo Martin Luther yarekaga guhanga amaso y'i Roma yari yanahindukiye mu mutima, kandi kuva icyo gihe kwitandukanya na Roma byarushijeho gukura kugeza ubwo yitandukanyije burundu n'itorero ry'i Roma. Dusabwa gutandukana n'inyigisho z'ibinyoma, tugatandukana burundu n'ibi bintu by'ubuyobe. Ibyabaye kuri abo bagorozi b'indahemuka birimo icyigisho kuba mu bihe byose bizakurikiraho. Uburyo Satani akoresha arwanya Imana n'ijambo ryayo ntago bwigeze buhinduka kugeza uyu munsi. Satani aracyarwanya ko ibyanditswe byera byaba umuyobozi w'abantu nk'uko yabigenje mu kinyejana cya 16. Muri iyi minsi yacu hariho gutandukira gukabije, abantu bava mu mahame n'amabwiriza yabo, bityo hari ubukene bwo kugaruka ku ihame ry'ingenzi ubu Protestani bwari bushingiyeho. Intambara yo gukura Kiliziya Gatolika kuri Bibiliya niyo ntambara yakozwe ngo ubu Protestani buve kuri Bibiliya, kandi iyo ntambara niyo Satani agiye kurwana kugira ngo abadivanisi bave kuri Bibiliya. Iki kintu kirakomeye, kintu kandi kiratangaje. Yeremiya 6:16. Yeremiya igice cya 6. Abasomyi ba Bibiliya mwumve uburyo Imana yaganiriye n'abantu. Yeremiya 6. Abahageze Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Bibiliya rero iravuga ngo iki? Uwiteka avuga atya ati, umurongo wa 16 Yeremiya 6. Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Aha Imana yari irimo kuganira, irimo kugira inama. N'uyu munsi wa none Imana irimo iragira inama abanyamadini batandukanye. Nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze, ariko mubaririze inzira za kera. Aya madini mashyashya arimo kuvuka ahishe ubuyobe, afite ubuyobe bwo mu rwego rwo hejuru. Nubwo mubona binjira mu nsengero bafite Bibiliya, ariko mu by'ukuri Bibiliya zabo ntago zibumburwa. Mubaririze mu nzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Uyu munsi wa none abantu Imana yaberetse ijambo ryayo, ibereka amategeko yayo, babwira Imana bati ntituzayakurikiza. Imana ibereka itorero ry'ukuri, abantu barabizi ko iri torero ari ry'ukuri, barabizi ko inyigisho twigisha ari ukuri. Hari uwo nigishije turagana naranje arambwira tumva rero ibintu by'abadive ndabyemeye ndetse nemera yuko muri abantu b'Imana, ariko ibintu byanyu biba bikonje, ntago naza mu idini ryanyu. Biba bikonje ibintu byanyu, umuntu yaharuba yumva yenda gusinzira. Ariko ubwo urumva icyo ari cyo kintu cyakubuza kwinjira mu nzu y'Imana. Rero babwiye Imana bati ntituzayinyuramo. Imana irongera iti kandi mbashyiriyeho n'abarinzi nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Mwari muzi ko hari abantu batemererwa kuza mu materaniro nk'aya ngaya turimo. Umurari kagata akubwira ati oya, pasiteri wacu yatubujije kuzajya mu materaniro y'abadive. Twigeze gukora amateraniro, umuyobozi w'idini araza aricara turamwakira, noneho tuyoberwa impamvu. Naho yarazaga akicara imbere agafata ikayi tukagira ngo arandika amasomo. Abayoboke be bose ugiye kuza ngo yicare, umutima waramuryaga agahita aguma ahagaze, abandi bagacika bakagenda. Abayobozi b'amadini rero bafite ikibazo, bafite ubwoba yuko abayoboke babo bagira gute, babacika. Imana irimo irababwira ngo nimutege amatwi impanda, ibintu birimo kuvugwa n'ababwiriza. Ariko amadini yabwiye abantu bayo ngo ibintu abadivanisi barimo kuvuga ntimuzabitegera amatwi. Ikindi kintu gikomeye rero hano, Imana iranababwira iti byibuze mubaririze inzira nziza aba ariyo mucamo. Ariko abantu baricara bati inzira ngiriya turayibona, ariko ntago tuzagira gute, ntituzayinyuramo. Amagambo yacu muri uyu mugoroba asoza ndashaka kuyasoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, paje 93. Mu myaka amagana menshi yahise uhereye igihe cya Eliya, ibyanditswe bigaragaza ibyo yakoze mu kubaho kwe, byagiye bitera gutekereza n'ubutwari mu bantu bagiye bahamagarirwa guhagararira ukuri bakikijwe n'ubuhakanyi. Kandi no kuri twe abasorewe n'imperuka y'ibihe,
ibyo bifite icyo bisobanuye cyihariye. Amateka arimo aragenda yisubiramo. Muri iki gihe isi ifite Ahabu ndetse na ba Yezebeli bayo. Isi uyu munsi wa none ifite Ahabu, ikagira n'abande na ba Yezebeli. Igihe turimo ni igihe kirangwa no gusenga ibigirwamana, nk'uko igihe Eliya yabayemo cyari kimeze rwose. Bishoboka ko nta hantu ho gusengera ibigirwamana hagaragara wabona. Bishoboka kandi ko nta gishushanyo kiriho amaso yatumbira. Nyamara abantu ibihumbi byinshi bagenda bayoboka imana z'iyi si, bakurikiza ubutunzi, ubwo ni ikigirwamana cya mbere. Kumenyekana, ubwo ni ikigirwamana cya kabiri. Ibinezeza, ikigirwamana cya gatatu. Ndetse n'inkuru mpimbano zishimishije, ikigirwamana cya kane. Kandi zitera umuntu kuyoboka ibikurura umutima utaragizwe mushya. Abantu batabarika basobanukiwe nabi Imana n'ibiyiranga, kandi mu by'ukuri bakorera ibigirwamana nk'uko byari bimeze mu gihe basengaga Bali. Hasi baranditse ngo harimo haragaragara umwuka wo kurwanya ijambo ry'Imana ryumvikana, umwuka wo guha ikuzo ubwenge bwa muntu bugahinduka ikigirwamana, ndetse bukarutishwa iby'Imana yahishuye. Abantu bemereye intekerezo zabo kubundikirwa n'umwijima bene ako kageni, kandi zikajijishwa no gukurikiza imigenzo y'ab'isi n'amatwara yabo. Ikintu kibabaje, natwe abitwa ko dufite ukuri turacyafite ibigirwamana dukwiye gukura imbere yacu. Ibitekerezo by'ibihimbano binejeje, iminezero, inyungu z'isi, ibyubahiro n'ubutunzi. Ibi bintu byabaye ibigirwamana ku buryo isi uyu munsi wa none ifite ba Ahabu na ba Yezebeli batujyana muri ibyo bintu. Muri uyu mugoroba rero mureke Imana ibaha amababa yo kuguruka. Izi nyigisho zose z'ibinyoma tubonye zaje zizanywe no kugira ngo zitembane itorero, ariko Imana igatabara itorero ryayo ikariha amababa. Imana ikomeze iturinde mu izina rya Yesu. Iturinde kuvangirwa, kandi umwuka w'Imana atujye imbere, adukure mu ntege nkeya, adushyire mu mbaraga. Imana iduha umwanya wo kubaka ku byanditswe byeraho kubaka mu bitekerezo by'abantu, kandi umwuka w'Imana amanukire kudusobanurira ibyacu kugira ngo tutubaka ku mibereho y'umuntu uwo ari we wese, twubake kuri Kristo mu izina rya Yesu.